tugaruke imbere y'Uwiteka rero tuganire ku ijambo ry'Uwiteka aho tugiye gusoma mu gitabo nanditse amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe no kwizera. Ibintu nanditse rero uko nagiye nakira agakiza uko byagenze, amagambo yazaga nkayandika kugira ngo nzanyasangiza abantu nyine bibe ubuhamya. Niyo mpamvu utagomba kwiheba iyo Imana ikora ibitangaza ikakuvana ahantu habi ikujyana ahantu heza, cyangwa se yanagukorera n'ibintu byiza uri ahantu heza kurushaho ikakujyana heza kurushaho, ugomba kwizirikana. Niyo mpamvu tugomba gusubira ku isoko buri teka. Hari ibyo mbaganiriza rimwe na rimwe wenda bamukibaza ku kimba mbibaganije, nuko icyambere turi abantu, tukaba abanyarwanda, tukaba abanyafrika, kandi noneho twese tukaba tugana mu bihe twita ibya nyuma. Niyo mpamvu rero tugomba kumenya uko kuri kose, kuko ukuri kubaho mu isi buri munsi nibyo bintu bigira ingaruka ku bantu. Ibyo bintu tuba tuganiraho biba bitegura igihugu n'abantu mu myumvire yabo, kugira ngo noneho nibisoza bazatangiye kuvuga bati bari abantu ba mbere bakoraga ibi nibi, none twebwe reka turebe ko twashaka Uwiteka Imana tunyuze mu ijambo ry'Uwiteka. Wibuke ko mura nkubwira ngo ushaka ijambo ry'Uwiteka byanze bikunze uryizirikeho, kuko niryo rizakubera kakabando k'iminsi, urumuri ruzakunyuza mu mwijima ugiye gukwira isi mu misije. Dukomeza tuganire rero uyu munsi, tuganire ku gitabo nanditse nyine nko kumaze kukubwira, ya magambo 1000 nzaye mbasangiza. Amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe. Nimushaka kwiheba, wikwiheba, wikitera icyizere, ko ni witera icyizere nta muntu uzakugirira icyizere. Nakubwira ni rero ubutumwa usangiza abandi kandi ho like kugira ngo bigere ku bantu benshi. Niko bimeze, ubisangize benshi, nurangiza noneho nawe wiyandikisha, uteranyikisha, namwe mukomeje kwandikisha ku bwinshi. Ndabashimiye, ni by'agaciro. Turebe rero uyu munsi tugiye kuganira, hari ya mvugo yateye ngo twese turi mu munyenga w'ubuntu, turi mu munyenga w'ubuntu. Ariko noneho ikibazo kikabaza kiti, niko ijambo ryambwiye, ni gute uri gushaka mu maso h'Uwiteka Imana wowe ubwawe? Yes, barakubwira ngo uri mu munyenga w'ubuntu bw'Uwiteka. Kuri byo ushaka, hari igihe bakubwira ngo gukizwa rimwe ukijijwe wakira agakiza biba birangiye. Ntabwo biba birangiye. Urakirukarira, wakenukarira, ariko byose twaje gusanga ari ubusa. Mubwiriza yaravuze ngo ibyo byose ni ubusa n'umuyaga. Tumaze kubibona. Iyo ahubwo ntabwo navuga ngo wishimire ubukene urimo, iyo ufite ibiguhagije. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo Mana mwambe ibimpagije, kuko tuba tumeze neza bisanzwe, ugatangira kuvuga uti Mana wampaye ibintu, Mana wankoreye ibi, uraho ngaho umeze neza. Bya bintu iyo umaze kubibona bimwe twita iby'isi, niba utangira kugira ibibazo, ahubwo ukifuza kuba wasubira aho wari uri. Niyo mpamvu tugomba kwiga guca bugufi. Ibi batubwira ngo turi mu munyenga w'ubuntu bw'Uwiteka, ntago ariko bimeze. N'urugero ngo uhaye ku bintu, iyo ufite ibintu urarira, waba utabifite ukarira. None waba wimereye neza, wararikira byinshi, wabibona aho ugatangira kwifuza gusubira hahandi wari uri. Niyo mpamvu rero nakubwira nti iteka ryose nujya ubona ugiye gutana, ujye wibuka ijambo ry'Uwiteka Imana, aho yakuvanye ko Imana yonyine ni wowe buhungiro bwawe, nicyo gihome cyawe byonyine. Imana kuvuga ati niyo nambyeho, niyo niziritseho. Mbikubwira iki rero? Mbikubwiriye ko bimwe kubwira ngo uri mu munyenga w'ubuntu bw'Uwiteka, ntugire icyo ukora, warakijijwe rimwe byararangiye. No, nuterera agati mu ryinyo, kagakiza kawe n'ubuntu bizagenda biyoyoka, kuko ushaka ubusabane n'Uwiteka Imana n'uguhozaho. Twese tugeraho tukavuga tuti Imana dore aho tugejeje, reka natwe turebe uko twakora ibindi. Ijwi ry'Uwiteka rero kwibutsa riti no, subirayo ahubwo ujye kwivuko, ujya no kwisoko, urebe bya bintu uko byari bimeze, noneho ukanguke. Noneho ibyo bintu nabigeraho uzabuzi ko ubyitwaramo, kuko hari igihe ugera mu bintu byinshi utari ubifite, wari wibereho neza, ugatangira kubona ahubwo nibwo utangiye gutekereza cyane, guhangayika, kandi mbere ibyo bintu utarabibona utarahangayikaga. Niyo mpamvu nakubwira nti wikwitera icyizere, wikwifuza ibya mugenzi wawe,
cisha bugufi uvuge ati Imana ndanyuzwe. Ni bangahe banyuzwe? Twige kunyurwa, tuvuge tuti Imana mwami, ibintu duhaye ni iby'agaciro, ni wowe washatse, ariko nanone ntuvuge ngo urakomeza uri umukene gusa, ahubwo uvuge uti Imana mvanye aha ongeza aha, mpa umutima wo kunyurwa. Twese dusobanukirwe kunyurwa. Niyo mpamvu tugaruka imbere hano tukareba ibyo twanditse, ibyo Imana yatubwiye, kugira ngo noneho hato n'ibyo bintu Imana n'ibiduha byose bitazadutesha umurongo, kuko Satani nawe abarekereje iteka. Aravuga ati okay, ibyisi wibuke Satani abwira Kristo, reka ngo ibintu byose nurangiza usimbuke ubundi unyambaze, wikubite hasi unyambaze wubamye, ibyo byose urabyibuka. Satani rero ntaho yarekeye aho, akurikira abantu ku munsi kugira ngo arebe uko yabayobya, noneho abavana muri wa murongo w'Uwiteka. Ariko twaravuze tuti uwamenye ijambo ry'Uwiteka nyaryo, yes, dushobora gukurikira inzira. Rimwe na rimwe wagera mu kavuga uti nebutse wawe Iteka wandokoye aho yamvanye ndahazi, kuko Satani ntabwo ari kuvana, ahubwo ari kunangura akakunagayo. Aho rero ntani nakubwiraga ngo byandi bavuga ngo turi mu munyenga w'ubuntu bw'Uwiteka, ibintu byararangiye ni munange. No, shaka mu maso y'Uwiteka, ushaka ubusabane n'Imana yawe, none uyishakishe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Twongere dushaka Uwiteka n'imbaraga, twese turimo nanjye nkivanyemo. Dusubize amaso inyuma turebe tuti aho Uwiteka yamvanye, Satani ntabwo ari kuhamvana. Nutekereza gutyo, tugatekereza gutyo, tukavuga tuti okay, yes, turi muri ino si ariko ntabwo turi ab'isi. Ibyo tukabimenya ko ijambo ry'Uwiteka ribitubwira. Ntitwizirike ku bintu, ahubwo twizirike ku ijambo ry'Uwiteka nk'uko byamye bimeze, kugira ngo tuzabashe kunesha. Niryo banga. Hano rero ahakurikiye ni hehe? Niba uri umuntu w'umukizwa, w'umukristo, ntukinubire abantu bari mu makuba, ibyago abantu bari kugirwaho n'ingaruka z'imihindukire y'ibintu biri ku isi, yaba ubugome, yaba amashyari, yaba ibintu bibi byose biri kuba ku isi. Nubona umuntu ari mu bibazo, afite umubabaro, afite agahinda, ntuzamuvuge. Uzirinde kuvuga umuntu abantu bose bari guha akato, bari kuvugavuga, ntabwo uzi uko byagenze. Twese twabiciyemo. Iri ni ijambo ryanjeho, ibintu ndi kunyuramo, ibintu nyuzemo, buri wese agira ibihanyuramo. Ijambo rirambwira ni nkaho ryanteguraga. Nuba umerewe neza, ukabona umuntu ari kunyura mu bigeragezo bye, mu bibazo bye, uzamwiteho, ntuzamuseke, ntuzamukwene. None narababwiye dore ukuntu ibintu bimeze, none dore bikubayeho, dore ukuntu ibintu bigenze. Tujye tureka abantu batubwire ngo waratubwiye. Twese twihutira kuvuga ati narababwiye, ariko tujye tureka abantu batubwire waratubwiye. Nyamara nubwo tuzi neza ko nta bantu bagira ubutwari bwo kuza bavuge ngo waratubwiye. Iyi si iremwa ukuntu, ikiremwa muntu ntabwo gishaka kumva ko cyaca bugufi ngo cyemere ko ibintu byagenze. Niko twese tumeze. Ariko ibyo bintu bigomba guhinduka, bishobora no guhinduka byonyine hakoreshejwe rya jambo ry'Uwiteka, byahinduka, byashoboka. Kubera iki? Kuko ibanga ry'uko Kristo yicishaga bugufi kandi akavanga ibyo yakoze, natwe twabikora tugerageje kujya mu mwanya we, tugatera ikirenge muke, ntidukwena abantu bari mu gahinda n'akababaro. Kubera iki? Biriya byose Imana ibikora kugira ngo itugerageze irebe ukwizera n'ukwemera kwacu aho kugeze. Niyo mpamvu handi navuze ngo uri umuntu wizera, wemera, ntuzaseke imbohe, kuko ya mbohe nimenya ukuri kuzayibohora. Noneho kwa kuri ni kuyibohora, warasetse imbohe, ni weho uzaba imbohe, kandi ntuzamenya ukuri ngo kwa kuri kuzakubohora. Niyo mpamvu rero nakugira inama nkakubwira ni nuramukubonye umuntu uri mu makuba, uri mu bibazo, jya ahubwo umukomeza, kuko ni igihe gito gusa ibyo bintu akabisohokamo. Kandi yasohotse muri ibyo bintu asohoka yemye, nk'uko Evangelii ya Tomasi bitubwira, kuko iyo amaze kubona kwa kuri kuramubatura, agasigara hejuru ya byose. Niryo banga. Hano rero kamubwire ni roho yawe ikeneye ijambo ry'Uwiteka. Komeza uyihe ijambo ryo riyisigasira, rizajyana mu bugingo bw'iteka.
ntuvuge uti menya ijambo ry'Uwiteka, nsomye Bibiliya 1, 2, 3 twese niko dutekereza. Imana irakomeye. Ibyo tutari twahabona tutazi, twebwe twibwira ko twagezeyo. Ugasoma Bibiliya 1 ugahita wibwira menya Imana, nkunze Imana, turi kumwe, ukabona ntabwo biri gukunda. Ukongera ukayisoma nanone 2, ukavuga ati noneho ubu ngubu Imana ndayimenye neza neza. Ukabona ahubwo kubera ko Imana ukuntu yaturemye, ijambo ryayo riri hano muri Bibiliya aribwo buzima bwacu tubusoma, noneho tukabuhuza n'ubuzima bw'umubiri turimo, noneho muri icyo gihe turimo tukumva ko duhejeje birangiye, tukibagirwa ko iminsi igenda iza ari mishya, ari ryo banga ry'ubwiru bw'Imana. Noneho ya minsi mishya duhuriramo n'ibintu bishya tutabonye, tutamenye. Ariyo mpamvu tugomba guhozaho ku ijambo ry'Uwiteka kugira ngo noneho twiyungure, tumere nka ya nkota ityaza indi. Ya nkota ityaza indi aho twityariza ni mu ijambo ry'Uwiteka, nta handi. Nitujya no gutana, twibuke, tugaruke, tuvuge tuti Imana ni wowe wenyine ushoboye, kuko iyi minsi turi kwinjiramo abantu bose bari gushaka gutera Imana umugongo. Abaroma 3:10-18, nta n'umwe ushakisha Imana, nta n'umwe ucyubaha Imana. Amashyari, amagambo, ibintu by'ubugome, baraseta ibirenge bashaka kumena amaraso, kuko nta n'umwe ugishaka Imana. Ibyo bintu rero ntibizatubeho, ahubwo nitujya twiruka no mu by'isi tubyirukemo, tugire gute, ariko twibuke ko hejuru yacu twese ibyo tugiye gukora byose tuvuge tuti no, ibi ntabwo nshobora kubishyira imbere y'Uwiteka, reka manze nkora gushaka k'Uwiteka mbere na mbere, ubundi ibindi byose ni ibishakwa. Ariko ya kamere muntu nyine turi mu isi, ni uguhangana nayo, tukarwana nayo paka dukoresha ijambo ry'Uwiteka kugira ngo tuyitsinde. Nuko nguko rero tuziyungura ukwizera n'ukwemera kwacu, kugira ngo noneho Kristo nagaruka, wibuke Kristo yaravuze ati se ningaruka nzasanga hari ukwemera n'ukwizera bikiri mu bantu. Nawe yarabizwe ko bikomeye. Tunyotewe rero kumenya ibihe biri imbere uko bizagenda, ariko nkubwira nti ihangane, ntujye mu munyenga wo kuvuga ngo turi mu buntu bw'Uwiteka, aho gushaka mu maso y'Uwiteka. Nuramukubonye umuntu uri mu bibazo, niba utanamufashije, wiseka cyangwa ngo umuvuge, never. Nugerageza ibyo bintu, ubundi ugashaka kwemera kwawe no kwizera kwawe, ukagenda usoma ijambo ukiyungura, niryo banga, niko kabando kazaturenza iriya nyanja yindi tukuri igiye kuza, kugira ngo noneho nituyambuka tugeze hirya yayo, hakuno yayo, noneho Uwiteka yongere atugeze muri cya gihugu cy'isezerano cyacu, arukwa mu busabane nawe. Noneho tukavuga ati Mana, kuri iyi nshuro ntabwo tuzongera kugutera umugongo ukundi, turi abantu bawe, nawe tubera Imana, kandi tuzi ko nitubishobora tuzagira ubugingo buhoraho buzira ibibazo, imibabaro n'ibintu byose byo kuri ino si, kuko ubwo bwiru bw'Uwiteka nibwo buzigaragaza. Noneho tukavuga tuti ntabwo twaruhiye ubusa. Kwizera Uwiteka ni amahitamo meza twagize, aho kwizirika ku by'isi amanywa n'ijoro, ahubwo nubwo bitari byoroshye, ariko tubashishwa n'Uwiteka. Ijambo rye rihoraho, ryahozeho, kandi rizahoraho ibihe byose. We twabanye rero nkakubwiye nti komere ku ijambo ryawe, ukomere gukiza kawe, ukomere gushakisha ku maso y'Uwiteka, kugira ngo noneho ubumwe na Kristo uri muri weho, nawe muri we, kugeza ibihe n'ibihe ubuziraherezo. Kambashimye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyo.